ese koko nibyo ngo umwanzi wawe aguhora iruhande umusore Gael yarozwe na nyina kubera umugabo none urukundo rwe rwajemo ibigeragezo akubitwa buri munsi atukwa buri munsi kubera urukundo komeza kwirukanka kuri iriya mbwa cy'umusazi mayibo ndakungira umusazi mbese oya reka nkubwire papa ari ariko papa wawe ntabwo areba ejo hazaza ntabwo azi ejo hazaza hanyu papa wawe areba iby'uyu munsi nanjye umunsi ku munsi ndimo ndakora cyane kugira ngo ejo hazaza hanjye habe heza njyewe ko nagushatse uri umukene hari wa muntu w'amata uri umushaka kuzakirira ku mwana wanjye ukubakirwa ibipangu hejuru y'umwana wanjye ubaha amahitamo y'umwana niba akunda uwo musazi we w'umureke urukundo rw'umusazi ni filime muzajya mukurikira buri wa gatatu kuri Madland Films tugafatanya inzira y'ukuri n'ubugingo ubura amaso ndebe gake mu bihe bitandukanye mu byiza cyangwa se ibibi ndagusezeranya ko ntazagutererana ari saratwite niba ukunda filime zirimo urukundo iyi filime ntizagucike kuko iyi filime ni nziza cyane inzira y'ukuri n'ubugingo ubura amaso ndebe gake umva n'ikindi gihe utazagira ngo nibyandi bavuga ngo inkoko iri wabishonda umukara sindi inkoko rero ngende umuntu uri kumva muri iyi nzu turimo turi abantu barenze bane dufunze twamukubita umva avoka mu byubahiro nkugomba haguruka ujye kunyerekana Domi nafungiye uvuza ndi kukubaza Domi narafunzwe cyangwa ntagafunzwe niba afunzwe haguruka ujye kunyerekana nafungiye ningira kureba ngo umva kubwira nakubwiye ngo hano nagukubita nkaguhindura shaka ukongera no kumboza uzonjaba zino hagari wandi kubaza Domi narafunzwe cyangwa ntagafunzwe ni wowe ndi kubaza mama musige ako ware urabona imirwano uyu muntu afite uri kubara amafaranga Domi namuhaye nayo yari ariko ubundi wagiye ubwenge umuntu ubwarungana gutyo uri kureba imirwano uyu mugore ari gushoza ukabona ari uko nta kintu yariye cya Domi umva niba ari aka kazi kawe urabyumva kareke ndakareka mvuze ibaye uzi ibintu byabaye ubu ngubu mva Gakiya ari mu maboko yanjye mu biganza byanjye ndi kubategeka we n'umugore we ahubwo nguyu mu minsi iri imbere ndabona nabwira ngo banyuze ziba ngo iki ziba ntabwo nshyigikiye ziba nzibe ziba byo ndi kuvuga ntabwo uri kubyumva utibo uri kureba ukabona Gakira ari injiji we n'umugore we ku buryo ubazunguza ukabagosora ku gataro waragize ukabashyira mu kibu gapfundikira urabona ari ibicucu byo kuza kwicara bakagusaba imbabazi bati bo ubu Gakira urumva ko wamufatishije ari gutya mu biganza byawe kandi n'ubu twakundanye bari kugukina ibintu byose bakubwiye nabyumvaga bari kuguteka imitwe kugira ngo nawe bazagufate bagucurike kandi bose bazagucurika ntuzicura mu rado ngaho nibereye bari kuguhindura ikintu cy'ikigo kiri aho ngaho kidafite ubwenge matibo aka kujisho cana ku maso bari abantu nubibwire ko warusha ubwenge kugira ngo inama nk'inshuti yawe ubivuze ngo wowe n'umugore bari nkibaza impamvu nanjye bapfukamye banapfukamye wese nabarebaga ariko nabumvaga madamu yapfukamye nsaba imbabazi
kubera iki? Kubera imbaraga zanjye. wowe ya uribeshya. ntabwo nibeshya bahe nawe. Ngambwira uburyo utibeshyamo rero. Oh bahe hirwa rero ngereka nsubire mu cyumba sibyo utagira n'ikintu baza gukeka. ikibazo gusa wakoze cyane kuko n'irungu ryari ryanyishe. waruzi n'ikindi urabona ukareba ugasanga ibintu byose byabereye muri iyi nzu ngiye nakongera nizera Gakire nkande rwa rugabo rumeze ko ari urugome rw'urugambanyi. Ese umugabo ugambanira umugore we akazana n'uriya akajya kumugambanira umugabo we yaba ari we yagiye gukunda ndi igikize ndi mwiza se nsane se reka nkubwize ukuri ahubwo nibyo uri kubakina ihagararira ukuntu Gakire namukoragaho akajya agira ngo yakora iki yari ari kumpema umugore we yapfukamye nanjye nkajya mbohereza ibyo bagiye gukora. Just wait and see. Tegereza urebe. Tegereje igihe kizagera ahubwo bo bashiduke hano aribo bari kwisohora muri iyi nzu rero bo bazasohoka tutanabibabwiye. Reka ngusabe ikintu kimwe nagiye kukugira inama urambwa nkumvire mu bintu ndakwingize ntuzongere kubingaruramo nanjye. Reka nikorera akazi kanjye ko mpemberwa mbabarire rwose ntwara ibintu byanjye ku murongo neza mpagarare ku gipangu nyirareho nyirinde bampembe. Ikintu ugiye kugusaba nona nyihera ibiryo nirire kuko dore amasaha yageze kandi mama yavuze ko nta kwicwa n'inzara mpereza. Ubwo ndumva ikibazo cyawe rero uko ushaka ko twibinunze ndumva ushaka ko twitwara iyo dosiye reka tube tuyiretse ko none nabibonye narakwembona nawe uri ikigoryi ntabwo ndi ikigoryi. Ese ushaka twibinzu naba bayishaka? Ese ushaka gushwanira inzu n'abantu kubita bavemo batahe nusubira nkandi hari difference afitanye n'uriya mugore hari difference afitanye urategereje se kazayimuha mabuja akakunda Gakire byaba byose ntihabayimuha rwose. Bibiryo wose umwanya wo gutekereza kuri ibyo bintu bataba bari na hano hafi bakumva ibyacu. Okay nzakubwira umupango mushyashya koko ariko ndashaka ko bano bantu tubanza tukabaniyuzura kandi uri kubatega amatwi ukababwira akakwabakana tuza akamuzanira ibiryo ko tuza itondo zarugwamo wita ikiziba. Amakuru mwiza nanjye naje ndi mu cyumba irungu ryari ryanyishe. nanjye nicaye ahangaha rero. Ese uba mu mwana wa Kristo? Ibisanzwe ntabwo byari ibintu biri birebire cyane ariko tuzi Imana. Nose ibyo wemera ko Imana ivuga? Cyane rwose ndabyemera.
ngiye kukubwira amagambo ariko uyumve kabiri sibyo ugize umugisha kubera ko byuzuye uravuga ati ndabizi neza ko Imana ivuga washinyaguriwe ku musaraba wawundi wapfuye akazuka aherutse kunsura mw'ijoro ry'umugisha arimpera mu butumwa bw'itorero ngo nimumeze mwishura mucana amatabaza kuko ijoro rirakuze ndaje vuba nyir'umugeni Higiro umwuka w'Imana yansuye ambwira amagambo menshi kandi kuri wowe ikintu cyane agahinda muri byose ni uko yambwiye ko gukira kwawe biri kure Ako sheri nta kintu bikubwiye koko kubyuka wicaye uzi ko neza niburiye umwana akufuna burya inshuti uyibona mu byago komeza nyine unyereke yuko utari se warabaye waramuteye ukaba uzi neza ko ari waneye inda ntabwo waba wicaye gutya witurije ari umwana wawe wabuze ese kuba ndi kurara nicaye nasinziye ntacyo bikubwiye niba umwana atari uwawe wagiriye impuhwe basi umugore wawe mugiye kubibwira ko biri hafi bitewe n'uko turi abana b'abantu ntabwo bishoboka gute biri kure kandi nari mfite icyizere ko ejo bundi nshobora gukira iyi Imana ishaka kuzakugira ukomeye irimo ikagucisha mu bikomeye kugira ngo uzabashe kuvuga ubutumwa ndetse utange ubuhamya umwuka w'Imana yambwiye ko uzatanga ubuhamya ku isi yose bakamenya imbaraga z'Imana rero niyo mpamvu kubyakira ndabizi biragoye ariko urebe amatwi wumve neza umwuka w'Imana yambwiye ko ugiye kureba amarira menshi amarira kandi menshi cyane ariko ikintu giteye agahinda ni uko ayo marira uzayaterwa n'ukunda umukobwa mukunda azakuriza amarira menshi cyane nanjye kubyakira byangoye kuko umutima wanjye n'ubwise umpagazemo ariko Imana iri mu muhanda rwawe kurwanirira ugiye kuzagwa mu gace tubasha kwikuramo wowe nk'umwana w'umuntu aho ngaho niho uzabona imbaraga z'Imana niyo mpamvu ndirimbye iriya ndirimbo ngo uwashinyaguriwe ku musaraba aherutse kunsura mu ijoro ry'umugisha ibyo ngibyo yabimishuriye kugira ngo nubigeramo uzibuke ko ari Imana yavuganye nawe nagerageje kubaza umusobanuzi ngo asobanure ariko nabuze igisubizo biragusaba gukomera kandi ugakomeza kuko nta muntu witwa intwari atararwana
kandi intwari y'umwami ntiyita ku byiza sibyo yigiraho. ariko reka njye nkubwire ikintu kimwe, ngo ibintu byose nabyumvise, ariko aho wibeshye iyo Mana yawe yakubeshye. Ni gute umbwira ngo umuntu nkunda ndabizi neza, umutima we ndawizeye igihe cyose, n'aka kanya nicaye imbere yawe ndimo ndamureba, ntabwo yambabaza nta nubwo yamemukira. Ibyo bintu uri kuvuga ni ibinyoma, ntabwo ngenda. Ntabwo mbikubwiye ngo unyemere, nta n'icyo ngukeneye ku buryo nakubwira ibintu nk'ibyo, kandi umuhanuzi yemerwa ari uko ubuhanuzi bwasohoye. Umunsi bizasohora nibwo uzibuka ko ibyo bintu bikubwiye igihe mamaka. Ntabwo ngiye mbyemeye. Ubuzima rero mu ruhande rwawe. Ntabwo mbyemeye ibintu ngiye. Icyo nagomba gukora ndagikoze. Ese kuki ibyo bintu byose byamba? Kuki umbwira ibintu bibi gusa? Usi nkubwiye ibyiza nabibonye. Ngaho ngo nzakira bitinze. Ngaho ngo dukundana ngo azambaza. Surumva izo ngize ari imbaraga uri kuntera. Iyo Mana yakubwiye ibyo bintu ntabwo ari yo. Ntabwo nizeye. Niyo nyiri ubuhanga no kumenya. Kandi inama umuntu igira mu mutima we niwe nyirayo. Ariko igisubizo cy'ukuri kiva ku Uwiteka. Nuko bisobanura. Ibyo bintu byose uri kuvuga uri kwivugira iki? Nabivuga. Urabona nuje kuba nta mwana mfite. None se urimo uranyurira ko umwana atari uwanjye? Ntabwo nzi umwana wanjye, ntabwo nzi ukuntu afashwe. Warangiza ngo ngenda arya se biramanuka. Uriya mwana ni uwanjye, sinzongere no kumva unavuga ngo uriya mwana si uwanjye. Ni uwawe. Kandi nanjye ubwanjye arampangayikishije. Ntabwo nicaye gutyo gusa. Kuba wicaye gutya se guhangayikishije. Nese urumva nakora icyo mwana? Nyine. Ko njye nabibwiye polisi rwose, nabikubwiye ngo mfite umwafandi uri kumukurikirana, uri kumushaka. Burya kuko ngo umupfu, ngo nyine umupfu niwe ufata ngo hagize uti. Ako se mwari, urajya ngo nkore iki koko? Mbese nta n'ikintu ufite cyo gukora umuntu w'umugabo. Umuntu w'umugabo nta kintu ufite cyo gukora. Bira nta kintu koko ufite cyo gukora. Nabihariye inzego zibishinzwe nizo ziri kubikora, nta kintu na kimwe nabikora. Uzi ko ukunda kurya imikara. Se ugeze unyumva n'icyo? Nta kibazo ubona. Reka nshobora kuba ntareba ariko nkabana. Snacks, nandi kurya snacks. Cyose Tanzania. Guys, mwiriwe. Hejuru. Bite? Umeze fresh. Uri kugenda biza? Bebe wamuhaye imiti. Right. I need a kiss, babe. Come on. Hey. Come on. I missed you so much. Really? So why would you choose to kiss me? Okay, come on. Gusa umwana namenya ararengeye. Izo nzego uri kumbwira zitakweretse aho badomi n'abafungiye n'inzego gatiki. Ariko njye nashatse ko bahane. Ubizeye ushingiye kuki? Bambwiye ko nashaka kubareba kuko ndamutse ngiye kubareba nabandi kwica iperereza. Niyo mpamvu batari gushaka kujya kunyereka hano. Iryo perereza rimaze kugera kuki? Iryo perereza rimaze kugera kuki umwana wanjye ataraboneka? Nese kubona noneho na mama nawe none yatangiye kubizambya. Ureba nk'ibintu aba yabwira uriya mwavuka kandi abizi neza ko uriya mwavuka ari uri gukurikirana ikirego. Agomba kubimubwira. None nawe yicara arebere ibiri kuba. Nese uriya mwavuka ko ari kudufasha. Mama nawe akaba ari ureba mumereye nabi. Urumva biri bugende bite koko? Subundi birankubaze. Nitutizera abantu bari kudufasha, urumva undi muntu wundi tuzizera nini? Nkubaze.
mbaza nta kibazo. Izo kamera wirirwa uvuga ngo zafashe ngo ibya Domina zirihe ngo turebe ko abantu badutwariye umwana kandi ikintu ukwiye kumenya umwana wanjye niba ataratwawe na Karara yatwawe na mama Rwera rero muri bakwiye kuvamo umwe akamereza umwana wanjye muri bari abantu batwaye umwari umva nkubwire umva nkubwire sibyo Higiro makubise Makuru byagenze gute se ahandi wambwiraga wari ugiye? Shamva byagenze neza akazi bakampaye Urabizi iki Shani ugiye biswi yawe se kuki wibagiwe koko? mbona najagare nabyibagiwe pe I'm sorry ariko nta kibazo kwibagirwa ni ibintu bikunda kubaho uzayizana n'ubutaha shaka bisi ubutano nzabizirikana ntabwo bizasubira ntabwo nzongera ntabwo nakwibagirwa inshuro ebyiri ngo bikunde nawe See? Yes bro You're home? Yes I'm home Okay. and I'm happy Really? guess what What happened? Uri mu moyo. barishimye ndashaka haba harimo n'urusenda azira ngazi nishimye akazi nakabonye sajya bampa miliyoni na 200 waza ufaze ikizi Ahubwo se tutarajya kuri by'akazi. Are you guys dating? Urabona hari ukuntu bimeze neza tu. Uramukunda? Higiro. Ese Higiro n'umwana mwiza ariko Ahora binsiri imbere ugiye kuba boyfriend kabisa. ariko nawe Mubwire mwana ntabwo urenze. ntabwo As tudeti long as wabonye n'akazi bivuze ngo uzabasha kubyubaka bikomere nyine umwete wa fresh. ya ntabwo tudetinga ariko Higiro nyine ndamwikundira kuba yagira hano umwana mwiza n'igishoboka cyose nagikora ariko se ubundi Higiro wigeze urangiza amashuri ntabwo ndiga kaminuza niyo nigeze mbonera ubushobozi bwo kuba nayiga Ariko abanza we warayasoje. ahabanza niho narangije gusa ubundi ko nabonye akazi kazajya kamererwa neza nta bibazo bindi mfite Higiro waretse nkagufasha ariko ntubifate nabi just nkagufasha ukiga kaminuza ukayirangiza njye nawe niyo tutakundana ariko byibuze nkabona ko hari indi ntambwe uteye nk'umuntu twamenyanye nk'umuntu twabanye mu rugo at least nkabona ko hari ahantu uvuye n'ahantu ugiye kujya hari ikibazo ayo mahirwe si ubwo nayabona Are you serious? sinzi ko bishoboka ngenda ndabikwemereye Sisi wabikora? why not Okay. nabikora pe hari ikibazo mbikoze bro Ahubwo nanjye nashyiraho akanjye nareba. aha se wambaze ngenda bikwemereye ku mugaragaro Niba school fees wayitanga ubwo turebe. kamera dore nene yashyize ari hejuru yafataga ibintu byose byaberaga hano hanze ni agakamera gatoya nifashishije none nagakwiye usara kuri kubona hano nta kamera ihari pe ikindi kandi hari umuntu wanyohereje message arambwira ngo abantu bari hano muri uru rugo bose bararengana ahubwo byose ni uburangare bwacu n'umwana baramutwaye ubundi bararengana umwana wanjye agira amaguru ahubwo nicyo wakabaye agira kwijyana ubundi uwijyana ungana kuriya ruzi kugenda nicyo wakabaye ndi kukubaza ahantu umwana ubundi umwana bagiye kumutwara udushaka kumugira nyine bamutwaye uri hehe ubundi wari hehe kugira ngo mutware nuko ushatse kuminduka nyine wari uri hehe nuko ushaka kuminduka guhinduka neza guhindukana rindira umwana bajye kumushaka kurira umwana ikakurusha uburakari nyine rindira umwana baramushaka si wowe wabazanye ngaho bamama Rwera ngaho bande ninde wabazanye hano basora ubiruka basora bataramereza umwana wanjye weho ntabwo ari bo bamutwaye birareka
nkubwise ukuri nta nibubiri inyuma umwana wanjye agomba kuboneka ako se umwana wanjye agomba umwana agiye kuba ikibazo hagati yanjye nawe koko atakiba najya mugeza ku ishuri cyangwa se naba ntabonye ko mugezeyo nkamushakira imodoka imutwara nyine nagenda atega moto n'iki Sure. Thank you. Niko ibintu burako biri. Igiro turagukunda mama. Turagukunda pe. Icyo tuba dushaka nyine ni ukuba wakisanga muri twebwe kumva ko uri umuryango ko n'iminsi tumaranye ntabwo ari mike cyane. So rero ugize n'ikindi kintu ukenera watubwira nari ni ukuri muri umuryango kandi bafite n'ababyeyi nta kirenze usibye kubasabira umugisha ku Mana cyane cyane njye uzajya umbwira cyane sibyo njye ndahari basi uzajya ubanza ubwire njyewe ubundi ibindi uzajya ubwira It's okay. Rero sinjye n'ubundi ko pana hari umwanya munini. Ahubwo nuko nawe ugiye kuburi busy nyine. Oya nzajya ngerageza nyine nkiva ku kazi. Bite naha. Na mbere yo kujyayo. Mbere ko naha nzajya mba ndi hano. Okay. sinzi ukuntu nagushimira n'uburere bwasohoye mu kiganiro gushimira n'ibyo nakoreye ariko gushimira byonyine kumva ijwi ryawe biranezeza no kugukoraho numva ubuzima bwanjye bwose buhindutse urakoze cyane urakoze cyane pe kandi ndishimiye kubyemeye thank you ibindi byose Imana izabidufashamo amen sigura guma wambaye gutya kaje nahindura abantu kajye kugabanya imyenda pe tutegure n'akajipo ngiye rindemereye kwanza we tugomba gusiba babonye akazi of course genda banze ngindure why not harabe ni turebe bagwara Igiro. Hey. Igiro. It's okay. Kesi wenda ntago navuga gutya wenda ngo nuko ari sister wanjye ariko hari ukuntu umuntu akoresha imvugo yiwe ukumva ko irimo ukuri guhagije nubwo utabasha kureba ariko urumva sibyo urumva uranalyzinga urahumurirwa so rero sister n'umwana mwiza nta kibazo kandi ukuntu ndi kubona ari kukureba ubwuzu afite kumwenyura wow biri gutanga icyizere cy'uko hari ukuntu nyine mbona hari ikintu cyavamo so rero njye ndahari ngo mbashyigikire ubaye nawe wumva hari feelings umufitiye wahamenyesha nta kibazo tukagenda sorry wari umubu tukagenda tubikora neza nyine kugira ngo nawe ubashe kwishima mu bundi buryo kandi namo byamushimisha right izihe feelings uri kuvuga Mark uri umuntu w'umugabo ntabwo ari umwana ugitambuka no kubwira kandi nanjye ibyo ndi kureba ku maso hari icyo biri kumpereza so rero feel free numve ngo kuba uri hano mu rugo tugerageza kugufasha no kukwitaho ngo byatuma by'amarangamutima yawe akubwira ubisubiza inyuma no it's okay go ahead niba karimo nawe mubwire ko umukunda ntabirenze yes so ubwo rero tujye gukora agapati rero if you don't mind can join us nubwo wenda waba uri kubireba uko bimeze ariko waba wumva nyine uko mood imeze tugahabwa ingofani
Really? Okay, thank you. Okay. atakiba umwana yarangoye kugira mubona byaranduhije ngira ngo urabizi neza namutwise igihe kingana ute nagiye kuba uriya mwana ndamukunda umwana umukunda ni waba wicaye kandi urukundo nkunda uriya mwana n'urukundo nkukunda byose birangana kubera ko mwese mu buzima bwawe nawe nkeneye umwana wanjye niba wumva kuko udukunda haguruka ujya kunshakira umwana si ni ibiki kuko mukabyara ako nk'umuntu wafashe uyu mwana ndamutse mufatishije ibiganza byanjye byombi nibwo yahita amenya ngiye birasa ndi muntu ki ngewe ndi muntu ki umuntu ukomeje kunyinisha ukomeje gukinisha urugo rwanjye uyu ninde ko mbizi ko domi nafunze ko mbizi neza ko Natita did it, and it's on. Yeah.